uzi ibintu byagumbutse muri biriya bintu Imana yakoze. Imana yajyaga imbwira ngo nzaguha inzu. Uzaba iki? Uzi kugira ngo Imana ikubwire ngo iguhaye inzu, uba mu nzu ya Ntuza, umubwira amafaranga akanakubwira ngo ndashaka inzu yawe. Umva Ntuza we, Imana igiye kunyicira umwaku y'ukubitana n'ubwana bwawo, urabyumva ariko inkubiti zishyiramo n'amanegisi. Ikigenda n'igifata kimeze cy'amayibisi. Iyi Imana irakora cyangwa ntabwo ikora? Reka nirimwe gukiza umusonga nakwigabanya. Ibigabanyije byose se wazabigeza. Ahubwo ikiza umusonga hakaza uw'imana ikawukiza, hakaza uw'ipambara gusa ikakwambika, hakaza uw'abaganga ikawukuraho. Ntabwo ibigabanya ahubwo igenda ikuraho. Ni uko itakora ikosa ryo gukuraho ibintu byose, igukuraho ibituma useba, ikagusigira ibituma usenga. Akora kumvise Ntuza we. Niyo mpamvu hari igihe ushaka wabona umugabo biba bimeze neza ukabona urubyaro kandi si ibyo wasabye. Ni uko yakuyeho ibituma useba ikagusigira ibituma usenga. Ako ngako urakumvise? Zamura tugende twumve. Izatigo murakoze. Haleluya. Zamura cyane.